Mu biganiro byabanje twavuze ukuntu korora inkwavu hasi ari bibi cyane, ndetse mbereka n'uburyo twakubaka ibiraro byo hejuru bihendutse kugira ngo twirinde ibyo bibi byo kororera inkwavu hasi. Gusa dukwiriye kumenya impamvu cyangwa se dukwiriye kumenya agaciro ko kororera inkwavu hejuru. Muri ubwo buryo rero navuze nti reka turebere hamwe ibyiza bitanu byo kororera inkwavu hejuru. Ndazi neza ko biraza kugufasha kumvisha neza uburyo ugomba nawe gukorera inkwavu hejuru w'umworozi kugira ngo bigufashe gutera imbere. Ni muri iyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe ibi byiza uko ari bitanu. Ndagusaba gukanda subscribe na like kugira ngo turemenye neza ko iki kiganiro cyari ingenzi kuri twe. Ikintu cya mbere, korora inkwavu nyinshi kandi ahantu hato. Ibi ngibi ikintu bigufasha korora inkwavu hejuru nyine n'ubundi bigusaba kuba wubatse amacages menshi cyangwa se niba ataba menshi ariko nyine bigusaba kuba wubatse buri biraro bitandukanye birumva byo hejuru, ntabwo aba ari hasi ngo wafashe icyumba cyose cyangwa iki, urumva uba wagiye urahagabagaba. Ibyo ngibyo bikagufasha kuba washyiramo inkwavu nyinshi kandi mu buryo bugenzuwe, hamwe n'ubundi uba ubona ko neza ko ibintu byoroshye mu kuba washyiramo inkwavu nyinshi. Urumva ko ni ikintu cyiza ku mworozi wese kuko tuba twifuza ko ahantu ubu bworozi bwacu bw'inkwavu bwatuma tworora inkwavu nyinshi nyuma akaba ari byo bituma dutera imbere muri ubu bworozi bwacu. Kuko impamvu mvuze ko zororoka cyane cyangwa ajyamo nyinshi muri aya macages, muri ibi biraro nyine by'inkwavu, hari n'uburyo buhari bwo kubaka nyine ibiraro kimwe ku kindi hejuru y'ikindi nyine nabyo birashoboka, ariko hasi ho aba ari hasi n'ubundi ntabwo biba bisobanuye ko nyine washyiraho ibiraro bigiye bigerekeranye. Urumva ko ni uburyo bwiza nzi bwatuma worora inkwavu nyinshi kurusha uko wazororera hasi. Urumva iki ni ikintu cyiza cyane kuri buri mworozi wese uzi agaciro ko korora inkwavu nyinshi. Kwanza nta n'utabizi niba uri umworozi w'inkwavu ushaka gutera imbere. Ikintu cya kabiri, isuku. Aha ngaha inkwavu murazi ko zikenera isuku kugira ngo zibeho neza. Aha ngaha rero ikintu bita amacages cyangwa se ukororera hejuru, ndizera neza ko byagufasha kuko niba zirangije kunyara inkari ziba zamanutse, zamara kunywa inkari ayo mahurumuru yazo agahita amanuka, ibiribwa byasigaye bito bikikuramo, nyuma nawe ukaza gukuramo nyuma ibintu byoroheje ariko ukabona ni ibintu bisa neza cyane. Ndabigutuye niba utararorera hejuru nawe uzabyibonera ko navugishaga ukuri kw'ibyiza byo korora inkwavu hejuru harimo n'isuku nziza, ukabona ko ibintu uri gukora bimeze neza, ntabwo inkwavu zawe ahantu ziri ntabwo hari kunuka, ugasanga nyine nazo zirishimye ndetse ukabona ziranezerewe ahantu ziri, ukabona koko ko hasa neza. Ikintu cya gatatu, ndavuga icyiza cya gatatu, kororoka neza. Ibi ngibi bisobanuye iki rero? Twarebeye ko ahantu hasi, kororera hasi bituma inkwavu zibangurirana mu kavuyo. Iki kintu kizabamo rero, ubu bwo kororoka ngo mu kavuyo ntabwo bishoboka. Ikintu kizaba mu kororera hejuru, urumva inkwavu zawe ziba zigabye zifite aho zibarizwa, ndavuga nyine zigenzurwa byoroshye. Nacyo bizagufasha no kuba wabangurira igihe cya nyacyo. Ni wowe uhitamo uti uru rukwavu rwanjye rurakuze ngomba kurushyira mu ntuze, kuruhereza ingabo, kuruteranya n'ingabo ngo aze urubangurira, ariko ari weho ubigennye. Bizatuma inkwavu zawe zivutse zibaho, ikindi nyine bituma havuka icyororo ushaka, usanga nyine wavukishije inkwavu nziza zigejeje igihe ndetse zikuze neza ku buryo bizagufasha mu kwagura ubworozi bwawe udahuye n'ikibazo cyo gupfisha cyane. Urumva ko ibi bintu nabyo ni ingenzi cyane ku mworozi wese w'inkwavu wororera hejuru, bizamufasha cyane pe. Niyo mpamvu rero ugomba kubyibandaho ukumva neza agaciro ko kororera inkwavu zawe hejuru. Ku mwanya wa kane, birinda indwara. Aha ngaha ikintu cy'ingenzi kiba kirimo aha ngaha mu kurinda indwara, ntibisobanuye ko zitagwara, ariko ikintu gituma urukwavu rurwara ugomba gutekereza ese ni iki cyane cyane. Ikintu bitera uburwayi cyane cyane ni ikintu bita ubukonje cyangwa se isuku nkeya, umwanda. Kandi twamaze kubona ko ku mwanya wa kabiri muri ibi bintu byo kororera hejuru, ikintu bita
isuku iragaragara cyane mu buryo bworoheje, kubera ko nyine bikorohera gusukura hakaba n'imyanda yikuramo utabigizemo uruhare, ibyo bigatuma ikibazo cy'uburwayi buturuka ku mwanda kirangira burundu. Urumva ko bizagufasha kuba inkwavu zawe wazirinda uburwayi bwa hato na hato, kugira ngo bigufashe n'ubundi mu kudahomba inkwavu zawe cyangwa se ubworozi bwawe bukegera imbere, bukazamuka nawe ubireba kandi mu buryo bwiza. Urumva ko ikintu cyo kororera inkwavu hejuru ni agaciro cyane kuri buri mworozi wese aho ariho hose. Ndizera neza ko ugomba no kureba neza ahantu wubatse, niba hatari wa muyaga tuvuga cyangwa bwa bushyuhe buri hejuru cyane, kuko nabyo ntabwo ari ikintu cyiza ku nkwavu. So rero tugenda ku mwanya wa nyuma ari nawo wa gatanu. Nimubishaka tuzakora ikindi gice cya kabiri, mwe murabyandika muri comment igice cya kabiri, gusa nagiraga ngo turebere hamwe ibi byiza bitanu bibangutse kugira ngo uhite wumva agaciro ko kororera inkwavu hejuru. Aha ngaha ikintu cya gatanu, kuzitandukanya byoroshye. Aha ngaha hazamo nyine n'ubundi kuzigenzura. Ibi ngibi ikintu bigufasha ni iki? Buriya hari n'ukuntu ushobora no kuzita amazina, ukamenya ngo aha uru rukwavu rwanjye ese nararubanguriye ikindi, nyine ukamenya kuzitandukanya. Adeni no mu bantu bubaka amakeji menshi ushobora no gupanga ukavuga ni iki gihande nzajya ndagishyiramo inkwavu nabanguriye, aha ngaha impfizi, aha abana bakiri bato, nyine ukamenya ukuntu utandukanya ibintu ku mpamvu zo kuba wororeye hejuru mu makeji atandukanye. Bizagufasha kuzigenzura neza, umenye niba urukwavu warubanguriye ruzabyara ryari, nyine bizagufasha no kugira aho wandika unabitandukanya, uzita amazina, adeni usanga ibintu ubworozi bwawe buri ku murongo. Kandi buri mworozi wese nicyo kintu nizera neza ko yakunda cyangwa se byamugirira umumaro mu kugira ngo nawe agire ahagera koko. Urumva kuba wazigenzura nyine unazitandukanya ni ikintu cyiza cyane, kuko hari n'abantu bagira ubwoko butandukanye. Adeni ugomba no kumenya ubu bwoko bubaha, ubundi bubaha, ariko ubifashijwemo no kuzigenzura uzitandukanya, umenya ngo ibintu bimeze neza. So nizere ko iyi video igize icyo igufasha. Niba hari ikintu ukuyemo kanda like, unandike muri comment uvuga udushimira kwanza ko hari ikintu wungukitsemo. So nifuzaga no kuzababwira wenda ng'igiciro cy'ibiraro cyangwa se muri bya biraro twubatse ese cyaba gifite angahe, nabyo mubaye mubishaka mwakandika muri comment ati tubwira igiciro cy'ibiraro. Nizere ko mukomeje kumera neza muri ubu bworozi bwacu bw'inkwavu kugira natwe dutere imbere. Tuzasubira ubutaha mu bindi biganiro.